episode ya 25 The Homeless Girl. Mu by'ukuri abantu benshi cyane twari dufite amatsiko yo kubona Lewis ndetse na Alice bahura imbona nkubone. Gusa guhura kwabo uyu munsi ntago kwigeze kugenda neza kubera ko ku ruhande rumwe kari akababaro ndetse no mu borogo. Icyakoze bagiteranya cyangwa se bagateranya umugambi wabo wabashije kuba wagedwaho. Murabizi neza yuko mama Lewis na Tricia bari mu rugamba rwo kuba batandukanya burundu Lewis na Alice. Gusa uyu munsi babasha kuba babigeraho kubera ko Lewis agihura na Alice bahoberanye kandi bishimye. Gusa wabonaga Lewis mu maso yatabikozwa uretse kubaza amakuru Alice y'ukuntu yagiye yibye. Nyamara nyuma y'ibyo ngibyo byose Alice yagerageje kuba yasobanura, ariko Lewis ntiyamuha umwanya, ntiyamutega amatwi, amusigaho ngaho arigendera. Wakwibaza uti Alice yasigaye ameze ate? Agahinda kenshi, amarira, kuboroga, kugeza ubwo yatashye yagera mu rugo bikanga. Nyamara reka tube tubisubikanga gatoya turaza kubigarukaho, ahubwo reka tunyarukire muri ofisi kwa Lewis. Lucky akomeje gukora akazi neza ndetse na Danny. Gusa Lewis aje kwinjira muri ofisi afite akababaro kenshi ndetse n'intimba. Igitangaje ni kimwe nuko kubw'amahirwe Lucky yaje guhita yigira hanze. Lewis akabura uburyo yatekerereza Danny ibyamubayeho n'uburyo yaje guhura na Alice, kandi none hakerura kanamubwira ko Alice yibye iwabo. Bivuze ngo gahunda ya mama we ndetse na Nana irimo kugenda ijya mu buryo, ibyifuzo byabo bikagedwaho kugira ngo byibuze Lewis cyangwa se Tricia azabasha gutsindira umuhungu waba ari we Lewis. Gusa nk'umujyanama mwiza ajya agira, murabizi neza yuko yagerageje kuba yamwibutsa ko umuntu wari we wese yakoresha iyo sheke kugira ngo amushireho urubwa cyangwa se abatandukanye, kubera ko bari bazi ko bafitanye communication kandi ikomeye. Nyamara Lewis ni umuntu mukuru yabyumvaga. Gusa gutega amatwi kwe wabonaga ko afite ibimenyetso byo kuba yashoza no gutekereza cyangwa se yasubiza amaso inyuma n'ibitekerezo inyuma. Ikindi Danny yamwibukije nuko we ubwe agomba kugerageza kuba yashaka Alice, byibuze akabasha kuba yamwaka ibisobanuro bihagije n'impamvu ibyo byose birimo kugenda bimuvugwaho kandi nta gihamya. Reka twikomereze filime yacu. Nyamara tugarutse kuri Alice aho gatoya. Alice ari mu rugo bisa naho byamurenze, yaryamye mu ntebe ndetse arasinzira cyane bikabije n'agahinda kenshi. Telefone ye irimo irasona buri kanya. Wakwibaza ngo ninde wahamagaraga? Uwo ni Lucky, nta wundi wahamagaraga. Ubwo Lucky yamaraga kumuhamagara inshuro zigera kuri 2 cyangwa se kuri 3, nibwo yasize telefone muri ofisi maze agira hagana. Gusa Alice aho yakangukiye yaje gusanga Lucky yamubuze, ndetse inshuro nyinshi agerageza kumuhamagara kenshi. Lucky ntiyafata telefone kugeza ubwo telefone muri ofisi yabatesheje umutwe. Ubwo ndavuga Lewis ndetse na Danny. Icyakoze Danny yajya imyutinga buri kanya. Nyuma yaho gatoya nibwo haje kuvuka ikiganiro kivuga kuri Danny, uburyo wenda ashobora kuba ari umugore umuhamagara, dore ko ari nako babikeka. Bivuze ngo ushobora kuba bagize amatsiko y'umuntu uhamagara inshuro nyinshi bene kariya kageni. Ku munota wa nyuma Lewis yaje gufata telefone, ari nabwo filime yacu yarangiraga. Gusa ntumbaze cyangwa se wowe ubwawe ibaze niba koko Lewis cyangwa se Alice ari bwongere kumva ijwi rya Lewis akamumenya, cyangwa se Lewis akabasha kuba yamenya ijwi rya Lewis. Mu by'ukuri tekereza noneho Lucky nabasha kuba yabazwa ikibazo kimwe cyonyine cy'ukuntu yaje kumenyana na Alice, cyangwa se akaba ari ugiye kuba umuhuza wa nyawe kugira ngo communication hagati ya Lewis zikomeze kandi neza binyuze mu mucyo. Ubu ku ruhande rw'umuryango wa Lewis ni celebrate kubera ko intsinzi bamaze kuyigeraho. Lewis ibyo bifuzaga ko ahinduka cyo bamaze kuba babibona. Niba umutima wa Lewis utagikunda Alice, bivuze ngo Tricia
amaze kuba yakwegukana intsinzi. Gusa kubera ko n'ubundi Imana ari igena kandi itanga byose, Alice ashobora kuzabona amahirwe yonyine yo gutsindira Lewis. Murabizi neza ko igihe yariraga yatakambaga avuga ati byibuze Lewis, niba ari wowe muntu nari mfite wanyumva, ukaba utakinyumvishe, nta hantu nsigaye. Muri rusange muratekereza iki igihe Lucky araba amaze kumenya amakuru ko Alice afitanye communication ndetse na Lewis? Ikindi, Lewis arabyifata mate amenye ko Alice abana na Lucky mu rugo. Ibirenze ibyo ngibyo akaba yirirwa ku rugo cyangwa se asigarana urugo rwose, nk'uko birimo kuvugwa bamuharabika ko yaba yaribye cyangwa se yaratwaye amafaranga. Bishobora kumumotiva kuba yakongera kumugarura icyizere bagakomeza ubuzima. Reka dutegereze igice gikurikira cyo kituzanira. Murakoze, turi kumwe gatanu ku kandi. Ndabakunda.